Iyi ni Inzu business group nkuko mubimenyereye, tukaba dufite inzu ikodeshwa iherereye Kimironko kwa Mushimire, akaba ari inzu nziza cyane inakodeshwa ku mafaranga makeya. Murabona hari tuyinjiremo turebe ibigize byinshi. Hano murabona ko ari parking ngari cyane. Hangaha ni jardin yayo nayo ni ngari cyane kandi ni nziza, irakoze neza cyane. Iyi nzu igeretse rimwe, ikaba ifite parking ngari hajyamo imodoka nyinshi cyane. Reka tuyinjiremo turebe bimwe mu bikoresho birimo ndetse n'ibyumba ifite ari bingahe ndetse n'uburyo yubatse. Ndatekereza ko uri buze kuyikunda cyane kandi ntabwo bigoye. Uramutse ushaka kuyikodesha cyangwa ushaka kuba wayibamo we n'umuryango wawe, biroroshye. Ndibuze kuguhereza nimero wahamagaraho kugira ngo ube wabasha kuvugana natwe, ubundi tube twayikugeza. Iherereye Kimironko kwa Mushimire. Urabona hano twinjiye muri salo, harimo intebe nziza, harimo ameza, ndetse urabona ko ari salo ngari cyane, ifite na salle à manger nziza iteguye neza. Urabona ko hisanzuye, ni hagari. Reka twinjire muri cuisine. Ifite cuisine nziza cyane, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byose bikenerwa muri cuisine. Urabona harimo amasahane, ibyombo. Urabona ifite firigo, ifite n'utubati twinshi ushobora gukoresha ubikamo ibikoresho byawe. Ifite na toilette, ifite na bariko ushobora gusohokamo ukareba hanze. Reka twinjire muri iki cyumba. Urabona kino cyumba kiri hasi, ni icyumba kigari cyane, gifite garde-robe nziza. Urabona ko ni icyumba cyiza cyane kigari. Reka dusohoke gatoya twerekeze muri toilette y'iyi nzu. Urabona ko iki cyumba cyo hasi ndetse na salo bifite toilette bihuriraho nziza, nayo ikoze neza cyane, ndetse na douche. Reka duhite tuzamuka noneho tujye kureba hejuru gatoya, turebe ibyumba bihari, turebe n'ubundi bwiza bw'iyi nzu buhishwe hejuru. Urabona ko tukigera hejuru duhita duhingukira muri iki cyumba kinini cyisanzuye, aricyo main room. Ni icyumba kinini cyane gifite garde-robe nini cyane, gifite na parafo nziza cyane, nawe uri kubibona. Iki cyumba cyo hejuru main room gifite na bariko ushobora gusohoka hanze ukareba mu busitani neza nta kibazo. Ukaba wareba muri parking, ukaba wareba n'umuntu waba uri gukomanga ku marembo y'iyi nzu. Urabona ko barikira ahantu heza cyane, ushobora no kureba hakurya ukareba n'imisozi. Icyo cyumba gifite douche na toilette byiza bigari byisanzuye. Reka dusohokemo tujye kureba mu kindi cyumba. Ugisohoka muri icyo cyumba uhasanga ikindi cyumba nacyo kigari, usibye ko kitangana n'icyo tuvuyemo. Gifite garde-robe nziza cyane, kikaba gifite na toilette ndetse na douche nabyo byisanzuye. Reka dusohoke noneho tujye mu kindi cyumba cya gatatu. Nacyo ni icyumba giteguye neza, kirimo igitanda cyiza, kikaba gifite na garde-robe nziza ndetse nini ngari. Kikaba gifite nacyo douche ndetse na toilette byacyo. Urabona ko nabyo birisanzuye, ntabwo bifunganye. Urabona ko nacyo ni icyumba kigari cyane, ntabwo ari icyumba gitoya. Usohotsemo ugahita ujya muri bariko y'icyo cyumba, nayo irahari. Icyo cyumba nacyo gifite bariko ushobora kujyamo ukareba hakurya amazu agiye atandukanye ndetse n'imisozi igiye itandukanye. Urabona ko ni bariko nziza. Rero nk'uko mwabibonye, iyi nzu igeretse rimwe, ikaba iherereye Kimironko kwa Mushimire, kandi ikaba ifite parking nini nk'uko mwabibonye. Ifite jardin ikoze neza, ifite kandi ibyumba 4. Hasi hari icyumba kimwe na salo ngari irimo intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho. Ikaba ifite na salle à manger. Hejuru ho hari ibyumba 3. Ibyumba byose birimo igitanda ndetse na matera. Ikindi kandi byose bifite garde-robe nini kandi nziza. Iyi nzu ifite toilette 3,
ikaba imwe iri hasi izindi ebyiri ziri hejuru. Inzu kandi ifite cuisine mu nzu, ifite ibikoresho bya cuisine birimo nka firigo, utubati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nk'uko nabikubwiye rero, iyi nzu iherereye Kimironko kwa Mushimire, ikaba ikodeshwa amadolari 1000. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788886797 cyangwa se ugahamagara 0782220123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ku Muhima iruhande rw'inyubako ya Yamaha, ku nzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Uvuye Nyabugogo ni bumoso bwawe. Iyi ni Inzu Business Group.